oya ntago hagwa kamwe amarebe shoka ega nyine na Pamela kaza gahanagura yeah, that is so cute. Yeah. Hey everybody, welcome to my channel again. We have another episode for you, and today turi kumwe n'umukobwa mwiza, the only one. Oh, hey guys, my name is Yvonne. Dutuye Houston. Mwiza ni inshuti yanjye naje gusupportinga Mwiza. Welcome to our YouTube channel. Thank you guys. Urababwira ngo Make sure subscribe, share and comment. Yeah! That was perfect. Nabikunze. Nkuko yabwiye none inshuti yanjye Yvonne, and akaba yaje hano. Nkuko programme yacu zimeze kugira yiyumvire umuntu umugani. Aho ngira icyo mubwira ngewe ndi kugira ngo agire icyo ntangariza. Kino cyumweru nsibyo? Uba waragiye kuri YouTube. Yego. Wigeze ureba ntuza? Oh, na narayirebye. Okay. None niye nkuru kuri YouTube isigaye iri hot right now. Yumaze iminsi ureba ku buryo yavuga ati yagutwaye uruhu ruhantu ukaba ati ngomba kumenya ibyabaye. Cyangwa ntabwo wigeze ubwira? No, narayirebye. Atari yanjye, atari video yanjye. Iyo ariyo yose, ya. Oh, video niyo nabonye ukuntu bari gusereza The Ben ukuntu ajya arira nk'aka. Wait. The Ben agarira? The Ben. Wait, which one? The Ben? No, hey. The Ben. You know The Ben? Okay. He'd be crying like a little kid. Why? Did it No, like I feel like he's Emotions. Yeah. Yeah, she. But ntabwo tubimuziho. Huh? Because we haven't watched. Ntabwo ugera kuri social media. Ajya live yanze akarira cyangwa ajya afata ama video yariza. Hose ararira. Mu bitaramo. Nibwo bwa mbere nabyumva ngo ntuza The Ben agerira buri gihe. The Ben ararira nk'akana. Biba biteye imbabazi cyangwa nuko ari umugabo ukoze ubona bitakwiye. Cyakora biteye imbabazi bitewe n'impamvu arize. Burya hari igihe umuntu arira aba hari impamvu arize singo. So buriya hari ibyo bayibutse byiza bimubaho. Yarangiza akarira. Kamwe kakagwa. Oya ntago hagwa kamwe. Amarebe shoka ega nyine na Pamela kaza gahanagura that is so cute. Nyine ujya ubona shana ako nagasha urakoze ni gute utakaza ariko ubundi ubaye umupfura w'ukuri. I think bombi ndabafollowinga The Ben nanduze na Meddy banakunyita kuri Instagram ku buryo navuga ngo mbanze biri kugenda. Yeah. You have to know now you're social media influencer. Yeah, influencer. Let's go. Okay. Oh my God. Kukari kameze neza. Thank you, Yvonne. So, njyewe kubera utigeze umbwira ngo ngutegure umugani wowe, njyewe umugani wanateguye ni wa Nyiranda. Ariko gushaka kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki nyine Nyiranda nawe nzi ararya cyane se. Ajyashushwa. Okay, se nungani wa Nyiranda, sibyo? Nguki, okay, yakuguki. So muri make kera habayeho umugore n'umugabo baza kubyara umwana. Kuko yitwaga Nyiranda. Noneho akajya anyira abana benshi babashijura beze bagiye bagenda bagaca inyuma ababyeyi babo bakajya gukora mu nkono. Noneho ibiryo byose byo bitwa ngo basize inyuma, umwana agasubira inyuma akajya kubirya. Bamubaza ngo byagenze bite, bamusize ku nzu. Byagenze bite ko ibiryo byo twasizemo bitahari. Akavuga ngo ntabyo ngo simbizi. Yeah. Aba ngo simbizi kandi ari babiri nyine kubera.
nta mwana utarakoze mu nkono mu nkono ya twarabikoraga nta mwana utarakoze mu nkono utarakoze mu nkono yajyaga aba ari umuntu wose yajya babita ngo iki umuzererezi inzererezi abana birirwa nk'iyo ngiyo nta kintu abayitayeho so nyiranda baba bamusize mu rugo agasubira inyuma akajya gukora mu nkono nyina yamubaza akavuga ngo ntabyo nzi noneho yarangiza na ntuza noneho bigenda utyo bigera aho abantuza abaturanyi abana be bagenzi be bose bakabimenya bakabimenya yuko ajya akora mu nkono arya ahantu hose abonye agira ubuntuza ubu yita ngo iki ubusambo ya ubusambo kubera agira ubusambo sibyo akanashira so buri gihe cyose akaba yirirwa ajya mu nzu y'iwabo akagenda ari gushakaho amatari ari gushakaho inzoga ibyo ahuye nabyo akabikubita nyina yaba yasigiye abana barumuna b'ibyo kurya abana bakaza bari kumurira ngo nta biryo bihari kandi ntahasigiye naho nyiranda niwe wagiye arabikubita so bose barabimenya ese nyiranda ryari izina rye cyangwa bari bararimuhimbye ryari izina rye bari baramwise nyiranda mpamvu rero yageragenda akajya izina ry'umuntu izina ry'umuntu izina ryo gushaka kuvuga abashaka iyo kiragukurikira cyakoze nanjye nabyize ngo hari iyo ucwita inzu umuntu ukuntu nawe ageraho akagera ngo uko bamubwira uko bamufata niko nawe ari yarangiza akageraho nawe akaburyo so make bigenza utyo noneho nyine ageraho bigira intuza bigira inama buri gihe cyose bagahora inzugi bazifunze inzugi zose bakagenda bazifunze noneho nyiranda umwana wari uko yari ari nuko no mu mashuri size nkaho niko mu gitondo yakubyutsa ngozi cyangwa se bakuru kugira we bamukoragaho agahaguka yiruka noneho agakaraba akagirutse yarangiza akagenda ngo agiye ku ishuri naho mu nzira akanyuriraho intuza akanyuriraho ibiti by'amacunda abiri ibiti bye akajya kubica yaba ahiye yaba adahiye byose agaca akarya noneho yagera ku ishuri bamubaza ngo nyiranda wari urihe ngo ni ababyeyi bantumye noneho kubera kubikora igihe cyose ntuzanye n'abarimu baza kubimenya yuko ari uko ameze so bose abantu bose bazi yuko ari uko ameze noneho umunsi umwe nyina aragenda yibagirwa imfunguzo kubera yari asanzwe amukingira hanze nyina ndazibonye aravuga ati n'ubundi umwanya wanjye urageze kubera umwana yari bamaze gutangira kumukingirana umwana atangira kugira kudara kurushaho mwagenda aradara yari ananutse nyine yageze aradara nyine umwana ari kurya buri gihe noneho ntabone n'icyo agira n'icyo arya akarya ibyo bamugeneye gusa bageze aho nyine ntabwo ari kubimwiba baramugaburiraga ibyo bamugeneye sibyo ariko ibyo bamugeneye ntabwo biba bimuhagije kuri we sibyo niyo mpamvu nyine yajya no kunyura inyuma akajya kurya n'iby'abandi sibyo so bagera aho bamwigira umugambi wo kumukingirana bamaze kumukingirana rero umwana of course aragenda ati biro so umunsi umwe nyine aragenda yibagirwa urufunguzo ararusiga arusize umwana arubonye aravuga ati ndabereka n'ubundi mwari mumaze iminsi munkingirana aravuga ati reka njye kubirya byose mbimara ariyo nama ari kwigira noneho aragenda ageze mu nzu abona icupa ririmo ibintu aravuga ati okay ngo reka nze ndebe muri birimo aba ari byo ntangiriraho noneho iryo cupa ikibazo ryari ririmo intuza umuti w'intuza umuti w'imbeba nyine se yari amaze iminsi muri iyo minsi bari bafite imbeba ziri kubirya se no nyine muri iyo minsi bari bazi ko ari nyiranda ujya ubirya so muri iyo minsi bari bafite imbeba noneho se agura umuti w'imbeba kugira ngo azazihereze ari kuzitega noneho umukobwa abonye iryo cupa aravuga ati buriya harimo amata cyangwa inzoga cyangwa ikindi kintu wenda n'ubuki reka nzaba ari byo mbanzirizaho
so muri make yari afite ntuza yo gukora mukbang y'ibiryo biri mu nkono maze yararangije aravuga ngo reka ntangirireho noneho aho nyine ari yari kwikabakaba yari ikabakabye aravuga ati imfunguzo nazibagiwe yihutira mu rugo ageze mu muryango agiye kubona abona nyiranda afashe rya ntuza rya cupa ry'uburozi bw'imbeba umukobwa atangiye kurinywa noneho nyina arumirwa aravuga ati yemwe bana be wa mukobwa ntabwo uzi yuko uwo nguwo ari umuti w'imbeba wose yari amaze iminsi ajya kugira wose yari amaze iminsi aguze yamaze rero nyina avuga ngo yewe yanda yawe igukozeho urabizi yuko ababyeyi bagize n'amantuza extension harimo n'ibigikwa n'uburozi amaboko arayikorera yirukankira hirya no hino ari kubaza mbese ninde wamurangira umuti wo kugira w'imbeba wo gukiza umwana w'uburozi bw'imbeba noneho umuntu umwe wo bahuye aramubwira ngo genda ugiye kumuhereza amata uyamuhereza kugeza igihe yijutiye uyamuhereza kugera igihe yijutiye ngo ayo ngayo ari butuma aburuka noneho nyine aragenda arafata amata arayamuhereza aramudugiza umwana aranywa ariko mu nda harakomeza hamera nabi noneho agatangira kugira iseseme nyine hasi binyuraho yo hejuru binyuraho ariko nyine ntabwo yorohewe ariko yaraburutse amara iminsi myinshi atajya ku ishuri noneho aragenda ararahira ngo nyine ntabwo nzongera kurya ibyo batanga buriya none ntabwo yapfuye kubera nyine babibonye hakiri imbere kandi yari amaze kunywa muke ntabwo yari yamaze kunywa wose wari uri muri iryo cupa noneho umukobwa w'ubuzima bwe bukiri utyo sibyo wahera hahera umuntu wose nyiranda nyiranda ahubwo se ni irihe somo wakuyemo mw'uwo mugani mbese isomo wumva warakuyemo nkiri umwana of course ni ukuvuga ati nta kurya ibintu by'utagenewe cyangwa ngira ngo ubusambo cyangwa se kugira kwifuza cyangwa se ibintu nk'ibyo sibyo ni nk'iyo ntuzayo nakuyemo ako buno ndavuga ati n'umwana kuko yari arwaye sibyo I honestly think byaturutse ku babyeyi be byose I think ntabwo twese turi abantu batandukanye ntabwo abantu bose barya ibingana niyo ababyeyi be kuba barabonaga ko utuntu bamuhaye ibintu bitamuhagije and then babona wenda asa afite ubusambo agiye kwiba iby'abandi bari kuzajya wenda bamwongera ku byo bamuhaga aho gukora uko nguko bakazajya bamusheminga bamutuka bagatuma wenda n'inshuti ze n'abari umuntu we bamutuka bose bamutwara bamuterura uko nguko baramuhabyuzinze kuko bari gutuma niyica kubera yari akiri mutoya cyane buriya niyo mpamvu atagize urutotezo rw'ababyeyi siho hava depression hariho n'abantu babikoraga binge eating hagutyo ukaba uri muri depression nyinshi noneho ntube wakwihagarika kugira ikintu cy'ushira mu kanwa buri kintu cyose cyubonye ukagishyira mu kanwa ukumva inda yawe itari kuzuza kubera depression reka tuvuge yuko yari umwana mutoya bigeze utyo niba ari umwana mutoya ukaba ubona afite iyo apeti ukabona iby'umugaburira bitamuhagije ongera frequent z'umugaburira sibyo noneho niba abandi barya kabiri mu munsi we umwongerereho nako gatatu so azajya asangira n'abandi noneho yongera arye yongera asangire n'abandi sibyo ku buryo bitagera igihe cyo kuvuga ngo umwana ari guca inyuma yawe ari kujya kurya kubera nanjye ndi gutekereza yuko ari ababyeyi byaturutse byaturutseho 100% kubera tena hariho n'iki kintu sibyo hagurya let's say uri umwana w'imyaka 5 umwana w'imyaka 6 nyine umwana umaze kumenya ubwenge aracyari umwana uwo bashyira mu mugongo noneho muragiye nko ku isoko wenda urakomeje uragiye ararangaye arebye inyuma sibyo urakomeza uragenda wenda ni mu bantu benshi
ararebye hirya no hino arakubuze. Ibyo bijya bihahamura abana, sibyo? Bijya bibahahamura n'abana baba bari attached ku babyeyi babo cyangwa abantu baba bazi, bikabahamura ku buryo batekereza yuko igihe cyose ubavuye mu ntuza wabasize cyangwa wabataye. Noneho bikagera igihe nk'umwana atakuva iruhande, akatakuva iruhande akakwikururaho, no kuba yagenda agufasha intuza na rimwe mwaba municaranye akaba yafata n'amashati akagundira nka gutya. No, hariho n'abana batasinzira batagize, batari kumwe n'ababyeyi babo, akajya yicura yabona nyine atamuri iruhande akarira agahaguruka akagenda akamusanga iyo ari. Yewe ibi biri like so true. Shyaka uri kureba impamvu ajya aryama ku manywa, ajya aryama 30. Mbese barambwiye ngo uzajye umusiga ku buriri ngo maze ngo urebe ko yasinzira igihe kirekire. Kandi abana benshi baryama bitandukanye, wenda abana benshi baryama bonyine singo, ariko we muryamishe ku buriri nkamubona asinzira ari deep sleep, and then muva uruhande he just woke up, and then ambuze ahitarira na ninjoro iyo mbyutse ngiye kuri wese muva uruhande ahitarira. I swear ibi bintu bisa bizarre. Bijya biba. So njye ndi gutekereza kubera nk'iyo scenario nk'iyo, ndi gutekereza buri no mwana habayeho nk'igihe yabwiriwe, sibyo? Hagurya inzara iragenda iramurya, wenda kiri na mutoya nyine atanabyitayeho cyangwa n'iki, sibyo? Inzara iragenda iramurya ku buryo yabonye yuko atagize icyo ashira mu nda, yego ni kwa kundi inzara ibuza gukomeza kumurya. Rero regardless y'ibyo ababyeyi bamubwira, regardless y'ibyo ababyeyi be bamugaburira, we icyo kintu kikaba kiri mu mutwe we kurera we nubwo atabikontorora. Noneho igihe cyose cyagize icyo abona cyo kurya cyangwa icyo kunywa akagifatiraho, atari byo kuvuga ati ngo arategereza. So wenda nyina ndanasangira nagakwiye kugira neza. Noneho bigashiraho n'ibyo kumukingirana. Ibaze mu rugo rwawe bakagukingirana iwabo. Ibyo numvishije ari bibi. Ibyo byo gukingirana umwana ugahora ufite urufunguzo kugira ngo ataza gukora atinjira. Can you imagine umwana mutoya agomba ubundi umwana mutoya developinga mbese agira personality ayikuye ku nshuti ze. Abana batoya bakira n'inshuti zabo kumva akarebye abandi bakora nawe akabyiga singo, endera akiga n'ibyo ababyeyi bamwigisha. Can you imagine ababyeyi babirwa gutuka none ntunjya gukira n'abandi wirirwa mu nzu aho bagukingirana bakwe. No ntago bamukingiranaga mu nzu, bamukingiranaga hanze. Nyine baramukingiranaga, nyine barakingaga kugira tinjira mu nzu. Kandi abandi bana basohoka bakinjira mu nzu yabo nk'uko bashaka. That's no good. That's 100% no good. Umubyeyi uzi ko yakoze icyo kintu azasaba umwana w'imbabazi kabisa pe, kubera ko usereka mbabazi. Uri gutekereza ko hari umubyeyi ugize ukingira umwana w'uko nguko? Yego barahari. Yego no nkambi bajyaga babikora. Bakaba aho igihe kigeze hano ntago bagukingirana hanze kubera polisi yagutaha kugira. But you know, online there are stories y'abantu bajya batanga aho ababyeyi babajyaga bashira intozi ingufuri ku ntozi, ku dukabinet, ku tubati tw'ibiryo no kuri firigo, kugira ngo ugire icyo ufata ukabanza wajya kubaza mama wawe. Ariko I think aho ngaho wenda ni nko mu ngo zifite abana benshi. No, even ababyeyi bakaba bari gukontrolinga ibyo urya, ibyo unyetaking kugira ngo utabyibuha se. I don't know, they mentally ill, but they do. Noneho abana igihe cyo babiboneye nabo bakabirya nka nyiranda. No, for real bakabirya nka nyiranda kugeza igihe barwariye bibabereye nabi. Especially bamaze no gukura, bamaze kuba ntuza abantu bakuze independence hejuru, noneho banigurira ibyo kurya, no bakagenda bakicara bakabirya. That's really sad. It is.
mushobora kuganira ukabaza se wiyumva ute ese yagiye ku ishuri ntajya kwiyumva ute oya ugomba oya ushobora kumubaza se iyo uri ku ishuri imo cyangwa se baby